Right, guhera mu mwaka w'ibihumbi 2020 nibwo umuziki w'u Rwanda watangiye kuvugwa. Aha twavuga nko kuba hari hamaze kuza producer Element aje muri studio ya Count Record. Ahangaha nibwo nibura twavuze ko umuziki nyarwanda utangiye kujya y'itafari. Kugeza ubu ngubu umuziki nyarwanda umaze kuba umuziki mpuzamahanga kuko hasigaye hari n'abahanzi b'amanyamahanga basigaye baza gukorera mu studio y'u Rwanda kandi bagakora ibihangano byiza bikajya hanze bikanakundwa. Aha turahera nko ku muhanzi Harmonize uherutse kuza mu Rwanda agakorana indirimbo n'uwo bita Bruce Melody cyangwa se Itaha Iwacu bakayikorera muri 1:55 AM y'uwo bita Coach Kael ari nawe manager w'uyu Itaha Iwacu Bruce Melody. Si uyu gusa waje kuko haherutse kuvugwa n'inkuru ndetse na nubwo ari ukuvugwa gusa ahubwo n'ibimenyetso byaragaragaye ko haje umuhanzi Joe Boy nawe agakorana indirimbo n'uyu Itaha Iwacu, umuhanzi uri gukora cyane nkuko yiyita Munyakazi koko yagaragaje ko ari Munyakazi nyuma yo gukorana indirimbo n'uwo bita Joe Boy wo mu gihugu cya Nigeria bagakorana indirimbo yitwa Beauty on Fire. Ntabwo ari Itaha Iwacu gusa kuko hagiye haza n'abandi bahanzi benshi baturutse mu mahanga bagakorana imiziki ndetse myiza n'abahanzi bo mu Rwanda. Ariko uyu munsi ntabwo ari byo tugiye kuvugaho, ahubwo tugiye kwivugira kuri Kevin Kade ukomeje gukora ibitangaza mu muziki nyarwanda. Aha ni nko kuba yaragize gutya akajya muri Dubai akagaragara ari muri Dubai ari kumwe n'abakire bo muri Dubai, nyuma yaho gatoya akaza kugaragara ari kumwe n'uwo bita Alikiba ndetse na Element bari muri studio bari gukora projet. Iyi projet ntabwo yaheze muri studio gusa ahubwo imaze iminsi igiye hanze nyuma yo gukora indirimbo yitwa Bebe. Si ibi gusa kuko ku musozo w'iki kiganiro turaza no kubabwira ku bimaze iminsi bivugwa hagati ya Nyambo Jessica ndetse na Titi Brown. Turaza kubaho ukuri kose kuko bimeze no ku mubano wabo biri kuvuga ko warembereye. Reka byose birambuye tubivuge muri iki kiganiro. Nje mugiye kubana muri iki kiganiro ni Dizo. Iyi ni Aldo TV Rwanda. Bahaye ikaze. Ahagana mu mwaka w'ibihumbi 2020 nibwo twatangiye kumva neza uwo bita Kevin Kade nyuma y'uko asohoye indirimbo yakoreye muri Count Record ayikorewe na producer Element. Indirimbo yaje kuhatwika, indirimbo yaje yitwa Kao Ka na Kadomo O. Iyi ni indirimbo yasohotse, izari indirimbo yaje mu gihe cyiza dore ko ari bwo umuziki nyarwanda wari umaze kuzamo injyana nshyashya Afrobeat, nizikaba yari Afrobeat izanye undi mwihariko kuko yari izanywe n'umuproducer Element. Kuva icyo gihe nibwo umuhanzi Kevin Kade cyangwa se uwo Dumba akunze kwita Papa Kigi yaratangiye kugaragara cyane, ahagaragara mu bitangazamakuru kubera iyo ndirimbo yari amaze gukora. Yafatiyeho akomeza akora indirimbo nyinshi cyane nyuma yo gukorana n'umuproducer Koze bagakora indirimbo bise Umwana, nayo yaje kuza mu gihe cyiza irahatwika. Ziba indirimbo yaganje kuko yaje kuba indirimbo ikundwa ndetse no muri Sama barayikoresha cyane. Kevin Kade yabaye umuhanzi udacika intege kuko mu bikorwa bye yakomeje kugaragara nk'umuhanzi ukora nkuko iryo zina Dumba akunda kumwita Papa Gigi ribisobanura. Ubundi Papa Gigi abenshi bazi ko ari igitutsi cyangwa se ari uguserereza, Dumba bari guserereza uyu muhanzi Kevin Kade, ariko Papa Gigi aba ari gusobanura ko ari umuhanzi utava ku izima ndetse biva ku ijambo kubwigira. Ariyo nayo mpamvu wumva Kevin Kade kunze kumwita Papa Gigi, aragigira kuko nyuma yo kubwigira nibwo yaje kugaragaza amafoto uyu muhanzi ari Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse ari kumwe n'abakire bakomeye bo muri izi Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Nyuma yaho gato nibwo twaje kumva amakuru ko ashobora kuba afitanye umushinga n'umuhanzi wo muri Tanzania witwa Alikiba dusanzwe tuzi kandi ari umuhanzi ukora cyane kuko yarasanzwe akorera no muri Wasafi studio ya Diamond Platnumz ndetse studio ikoreramo na ba Harmonize ndetse na ba Zuchu ndetse n'abandi bahanzi benshi bakomeye bo muri Tanzania. Iyi ngiye kubakiriramo ni video yari imaze iminsi icicikana y'uyu muhanzi Alikiba ndetse na Kevin Kade bari muri studio bari kumwe na Element bari gutunganya uyu mushinga wabo. Reka tubanze tuyebeho gatoya. Nshaka kwibagirwa mba abamba. Okay. Nshaka kwibagirwa bambabaje. So make it sweet. Let's first practice. Nshaka kwibagirwa. Jirwa. Hey. Yes, nuko mubyiboneye uwo ni
producer Element, Alikiba ndetse na Kevin Kade bari muri studio bari gutunganya uyu mushinga wabo bombi. Uyu ni umushinga cyangwa se ni indirimbo bari gukora yitwa Bebe. Uyu Alikiba rero ndetse n'uyu Kevin Kade nyuma yo gukora indirimbo Bebe ejo bundi bayishyize hanze. Reka tubanze tuyumveho gatoya indirimbo yamaze kugera hanze. Mwanyarukira kuri YouTube channel y'uyu muhanzi Kevin Kade mukabasha kuyikorera subscribe mukanayireba mukumva n'ubuhanga buyirimo, kuko ni indirimbo nziza nkuko video yayo igaragaza ndetse nuko audio yayo ikoze. Nkuko nari nabibasezeranyije kudutangira iki kiganiro ko ndi bubabwire n'imvo n'imvuko y'umubano wacitse hagati ya Titi Brown ndetse n'uwo bita Nyambo Jessica. Reka nabyo tubivugeho muri iki kiganiro. Nkuko umunyarwanda yaciye umugani ngo nta mvura idahita irahinda ndetse igahita, nuko abari ababesto byatangiye ari inshuti ari ababesto, nyuma ibyari urukundo, ibyari ubushuti, ibyari ukwitanaho nk'ababesto birirwa bavuga ko bakundana, ubu kuri ubu byahindutse ni abantu basanzwe. Nkuko n'ubundi nanjye nshobora guhura na Nyambo nk'ibisanzwe, nkuko nshobora guhura na Titi. Ubu nta bya besto nta bya mucuti hagati yo bita Nyambo Jessica n'uwo bita Titi Brown, nyuma y'uko ibitangazamakuru byose birimo biravuga ko iyi nkuru yaba bombi nkuko n'ubundi byabavuzeho kubera umubano barimo bagaragaza ngo ari ababesto, birirwa bahoberana, birirwa bahana utugift ngaho mu mafoto muri bidi, ngaho mu biki n'ibiki. Ababesto babaye ababesto kuri ubu ngubu nta mubano bagifitanye. Banza wumvira ijambo rya Jessica cyangwa se ryo dukunze kwita Nyambo. So hello guys, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Ndashaka kubabwira ko ubu ngubu nabonye undi mu besto ariwe director Sabe. Ubwo Titi nkuko mubyiyumviye, iryo ni ijwi rya Nyambo Jessica ari kwivugira ko yamaze kubona undi mu besto tayari, ibyiwe na Titi byarangiye. Bivuze ngo naciri za Nyambo ndetse n'uwo bita Titi Brown ubu bamaze gutandukana byeruye, kuko yamaze no kumusimbuza undi mu besto nkuko mumva byivugiye, uwo bita director Sabe. Ibi wakibaza ngo ese bapfuye iki? Kambanze nkwereka kandi kantu utari warabonye. Kitazakurongora cyane azakurongora. ariko mana yanjye we. Yemu amuvuga ko mvuga amakuru ibihuha kandi muhari. Mujye mubyivugira. None se ubutwebwe njena azandogoreze gute mu bijyanye no kugira umugore? Yego nibyo navugaga, ibindi sinjye navuga. Ibyo bindi nawe gusambana si ukurongora. Ntabwo twebwe dusambana kubera ko hoya ntabwo dusambana. None se dusamba twe ntabwo tujya dusambana. Byo navuze ibyo ngibyo kandi ukwanga ibyo bintu ngo ni ugusambana. Ariko wenda mwareka gusambana mugasamba. Inde nande se? Inde nande? We na Titi. Suba niba nkugira inama dore umva niba usambana n'abandi basambana. Dore nkubwiza ukuri, nabonye mama wakijijwe. Ntuzasambana i Kigali. Ntabwo ibyo bintu twabe. Wenda wasabana. Nibyo gusabana sibyo nibiki. Usabana mugasengera ka energy kitwa sana ni byiza. Murakoze. Wakoze kuza. Nawe wakoze. Mani zabubakije. Murakoze cyane. Iki ni ikiganiro uwo bita Nyambo Jessica yari yagiranye n'umunyamakuru wa MI Empire
Irene akaba na nyiriye televiziyo yo kuri YouTube. Muri iki kiganiro umvishe ko yamubajije ibyo kuzarongorwa na Titi Brown akabiseka, nyuma bagasoza bavuga ngo uzabubakire. Nkuko natwe twari tubizi, twari tuzi ko bakundana, iby'ububesto byavuyeho, ubu ngubu bakundana urukundo rw'abasheri cyangwa se rw'aba boyfriend and girlfriends, ariko siko ngubu bimeze. Nyuma yaho gato nubwo twaje kongera kubona aka video ko Yoo Nyambo ndetse na Titi arimo araproposa Nyambo amwaka ko bakundana by'ukuri pana iby'ububesto. Nyambo amushwishwiburiza amubwira ko bidashoboka, atabikora, niba ari besto ari besto. Ibibanza byo byateye uburakari uwo bita Titi Brown, ahera akavuga ati niba igihe tumaranye utashobora kunyizera ngo ngire boyfriend wawe, ibindi byose twanabireka. Niho uwo bita Nyambo Jessica aje kubwira uwo bita Titi Brown ati ibi byose bambona ari imipango izatujyana ahantu habi, mvira mu buzima ugende, ntago nkeneye kugumana nawe. Mu magambo Titi yararimo asubiriramo imbere y'abanyamakuru ababwira ati iyo umuntu ambwiye ngo mvira mu buzima nanjye ndigendera. Reka tubyumve neza mu magambo nk'uko yabyivugiye. Urambwiye ngo ntunshaka, get out of my life. None se nuze cyiza wabuguma aho hantu ukora iki? Nyine there is a way, buriya hari mvira mu buzima, hari no kuba muri gushwana mutameranye neza. Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Ariko niba umuntu ari kukubwira ati mvira mu buzima man, none se waguma mushaka iki? Icyo gihe uragenda kuko ushobora no kwanga kuva mu buzima bwe, urumva akanakumena n'umutwe, akubita n'iryo cupa uri kumwizirikaho. Ni nkuko nanjye ambwiye ati man ntabwo ngiye nyishaka kuba nciringa nawe. None se cyiza hari ibintu birenze ibyo. None se umuntu tuvuge n'urugero, umuntu muri gukorana ari muri kano kanya aravuga ati nge ntabwo nshaka ko tuyikomeza gukorana. None se muraguma mukorane? Ariko mu gihe umuntu we yifasha akakubwira ati man I don't need you in my life, get out, ubwo nyine icyo gihe ntabwo aba agishaka ko stress ubuzima bwe, cyane cyane kajya kukubwira ayo magambo. Nkeka ko mwaraganiriye n'ubundi before, ntabwo umuntu ajya kwitura ngahita kwitura ngo ntabwo ngushaka. Ibyo ntabwo bibaho. Muri make yavuze ati mvira mu buzima. Of course, none se wabuguma mu gukora miki? Of course uriruka, you run away. Nguwo Titi Brown avuga ko Nyambo yamubwiye ngo mvira mu buzima, get out of my life, cyangwa se mu rurimi rw'ikinyarwanda mvira mu buzima sinyigukeneye. Mu by'ukuri umubano w'aba bombi nk'uko bigaragara, nk'uko twabyumvishe kuva kare, waracitse, warakendereye, na besto, na mukunzi, na mushuti hagati ya Nyambo na Titi. Ibi tubikoze ngo duce urujijo hagati y'abibazaga amavideo bamaze iminsi babona cyangwa amakuru bamaze iminsi bumva ku masocial medias bavuga ngo Titi na Nyambo batandukanye. Nkuko nguko bimeze, nayo makuru ahari, Nyambo na Titi ntago bakiri kumwe. Ndabashimiye mwe twabanye muri iki kiganiro, mbararikira no gukomeza gukurikira ibiganiro byacu mukanda subscribe, like, share and comment. Ubundi mutubwire uko ibiganiro bimeze. Naho ubutaha njye mwabanye ni Dizo in Outdoor TV Rwanda.